Ibihe byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi byose bakudukurikira umunsi ku wundi, reka tureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umunyamakuru Irene Murindahabi ari mu mashimwe rero nyuma yaho kuri MI Empire amaze kuzuza subscribers barenga miliyoni. Ibi bibaye nyuma yaho MI Music nayo rero yujuje bano ba subscribers. Uyu Irene rero akaba ari mu mashimwe menshi, dore ko ibi byose twavuga ko abantu babashije kumugezaho ari itsinda Vestine and Dorcas. Ibi murabyibuka ko iyi MI Empire ijya gutangira, uyu Irene Murindahabi yari asanzwe acishaho indirimbo by'umwihariko nyine kwabarizwaga muri lebo ya MI Empire, dore ko ahangaha hari uwitwaga Niyo Bosco ndetse nyine na Vestine Dorcas. Abangaba rero nibo bamufashije kubaka iyi channel, dore ko kuri ubu ngubu nyine mw'iyi myaka yose yari abarizwaga muri The Choice Live, akaba ariho rero yakoraga mu myaka irenga 5 yose ishize, dore ko nyine uyu Murindahabi yatangiye YouTube channel 2018. Amaze rero kuzuza abo subscribers miliyoni, dore ko ari n'ikiganiro cyabamuhesheje, ari ikiganiro yagiranye n'umuhanzi Bruce Melody. Ubwo rero yari ari mu kuganira nyine n'uyu Irene Murindahabi. Ikiganiro kikimara rero kugira amasahane nibwo uyu Murindahabi kuri channel ye nyine yabashije guserebura iki kintu kidasanzwe, kuko uyu Murindahabi nabwo yari abifite mu nzozi. Itsinda Vestine Dorcas twavuga ko rero ryamubereye ikiraro ndetse nawe nyine aribera ikiraro. Ibintu rero byakomeje kugenda byuzuzanya, dore ko nyine kuri ubu ngubu rwose bamufatiye runini. Ubwo rero ikiganiro cya Bruce Melody cyabashaga kuzuza bamwe mu subscribers barenga miliyoni kwicana nyine, Bruce Melody yaganiraga na Irene ku byizenguruka by'ibitaramo muri bafite hano mu ntara, dore ko ari ejo bundi cyane habura iminsi barirwa ku ntoki. Uyu Bruce Melody yongeye kugaruka rero kuri The Ben, yavuga ko uyu The Ben uko byasa kose n'ubundi ko bazakomeza gukomanyaho, dore ko nyine abangaba ari byo bibasha kubinjiriza. Bruce Melody ntiyatinye kuvuga ko rero nanone arenze The Ben, ariko ageze kuri King James aravuga ati ntago nakicara mbona umwami wa muzika cyangwa se umusaza King James nakicara mbona we ahagaze. Ibi Bruce Melody yabigarutse mu iki kiganiro ndetse ahamiriza ko uyu King James nyine ari kuri level idasanzwe, dore ko nyine uyu King James aheruka gukora amateka atarigeze gukorwa n'abandi bahanzi bose bano mu Rwanda. Yabashije kuzuza BK Arena mu minsi 3 yonyine nyine, ubwo amatike yose yari amaze kuva ku isoko. Ntibyatinze yahise ko agira utya arangije ategura ikindi gitaramo kikurikira kuri icyo ngicyo. Ibi rero ni ibintu bishya kandi n'ibintu abandi bahanzi bo mu Rwanda batamenyereye, ariko ko uyu muhanzi nyine umaze igihe muri music nyarwanda akaba yaraciye kano gahigo. Bruce Melody rero yashingiye kuri icyo ngicyo avuga ko uyu muhanzi King James amufata rero nk'umuhanzi mukuru kandi amwubaha uko byasa kose. Mu kiganiro Bruce Melody kandi yashimiwe uburyo yafashije bamwe mu content creator kubasabira ko imbuga zababyarira amafaranga, ubwo nyine yari ari mu nama yahuriyemo na His Excellency Paul Kagame, ndetse uyu Bruce Melody avuga ko ari ikintu cyari afite ku mutima ye, ku mutima we nyine yumva agomba kugira icyo akorera ubuvugizi, dore ko uyu Bruce Melody nyine avuga ko yari amaze kugira izina rinini, akibaza ati iri zina mfite koko naribyaza umusaruro ute. Uyu Bruce Melody yahisemo kuvugira bamwe mu content creator by'umwihariko nyine n'abandi bahanzi bose nyine basanzwe bashakira ku izi mbuga. Uyu Irene Murindahabi rero yamushimiye muri iki kiganiro ndetse amukorera ingofero. Uyu Bruce Melody kandi yahamirije ko nyine nta cyabuza gukomeza guhamagarira ibyiza mu ruganda nawe ahahiramo. Ibyo kwa Yampano byo byafashe indi ntera ubwo uyu muhanzi Yampano bahise ko bamwohereza imageragere. Urubanza rwe rwarwongeyeho iminsi 30, ubundi baravuga ati nabagiye imageragere, ndetse nyine ko umugoroba nyine uyu Yampano yoherejwe imageragere. Bamwe rero bari baje kumva isomwa ry'urubanza, dore ko nyine n'ababyeyi be bari babashije kuhagera. Gusa ntago ari ibintu byabashimishije, dore ko n'ababyeyi ba Yampano bagize icyo bavugaho, ndetse nyine bongera no kujya mu itangazamakuru, ariko ku nshuro ya mbere nyine nibwo bwa mbere umubyeyi wa Yampano yaragaragaye mu itangazamakuru.
Uyu ise wa ya mpano rero yagarutse rero ku bintu byinshi bigiye bitandukanye nyine byagiye bivugwa kuri ya mpano, dore ko ku ikubitiro yabanjije ku kintu cyitwa amashusho yabashe gusakara, dore ko nawe byamuteye impungenge ndetse nyine biranamutungura kubona bamweretse amashusho y'umuhungu we, ariko yihutiye kubaza umuhungu we icyamuteye gushyira ariya mashusho hanze cyangwa se gufata biriya, gusa yamubwiye ko uyu ya mpano nyine yafataga urwibutso nk'uko wajya hariya ugafata amafoto ubundi ukazajya uyareba, akaba aricyo rero yabwiye ise cyanamuteye nyine gukora ibi ngibi. Gusa uyu Yampano nubwo nyine yabashije guca mu bihe bikomeye by'uko aya mashusho ye yabashije kujya hanze ye n'umukunzi we, ariko yabashije no kugisha inama ise umubyara. Yagishije inama iwabo iby'urugo rwe ababwira ko byamunaniye ndetse nyine ko byanamukomeranye. Gusa ise yamugiriye inama cyangwa se nyine nk'umubyeyi we amubwira ko iby'urugo nyine aba ari ukugenda gake gake kandi ukabyitondera. Uyu mubyeyi we rero yongeye no kugaruka ku byavugiye mu rukiko ubwo ya mpano yemeraga ko nyine afata ku rumogi cyangwa se nyine ko yasanzwemo ndetse n'urumogi. Uyu ya mpano akivugira ko yatangiye kunywa ageze mu mwaka wa gatatu y'amashuri yisumbuye, gusa umubyeyi we yavuze ko n'icyo gihe yabonaga umwana we ibi byose atabikozwa, dore ko uyu mubyeyi nyine yongeye no kubigarukaho ahamiriza ko we atigeze arabukwa na gato ko uyu mwana nyine yabashaga gufata ibiyobyabwenge n'icyo gihe. Yanahamirije ko uyu Yampano yahoze ari umukristo kandi ko batigeze banamukekera kuba rero uyu Yampano nyine yafata ibiyobyabwenge, ndetse ibi anashimangira ko n'ababyeyi bakagombye kwitondera abana babo rero mu gihe bageze muri iriya myaka, ubundi bakanabakurikirana, dore ko nawe rero habayeho kurangara cyangwa se kwizera ibidahari, yizera rero ko abarizwa muri iyi korali atabasha kujya muri izo ngeso mbi. Gusa rero yavuze ko nawe byamubereye isomo kandi akwiye no kurihanurira cyangwa se akwiye kurigira n'abandi babyeyi, ubundi nabo bagakomeza kuba hafi abana babo, hato ejo nabo rero batazisanga mu makosa nk'ay'umuhungu we. Uyu mubyeyi rero wa Yampano none yongeye kugaruka ku bijyanye n'ibivugwa nyine kuri Yampano, ndetse avuga ko yaganiriye n'umuhungu we akamubaza icyamuteye gufata ibyo biyobyabwenge. Uyu Yampano yamubwiye ko impamvu afata itabi ari uko yanyuze mu bikomeye byinshi, ndetse by'umwihariko nyine n'ariya mashusho yagiye hanze, ubundi bikaba byaramuteraga kubura ibitotsi, ubundi agahitamo rero kunywa ku itabi, ariko akagenda abishyirirwamo nanone n'igikundi yabaga ari kumwe cyangwa se n'ikigare yabarizwagamo. Uyu ise rero yasobanuye ko uyu Yampano akwiye guhabwa imbabazi kandi ko yazaba umwana mwiza ubundi atazongera. Umubyeyi rero yavuze ko ari ikintu cyashegeshe nyine umuryango w'iwabo, dore ko uyu Yampano yari afatiye runini iyi famiye ku buryo budasanzwe. Yanasabye uyu Yampano imbabazi rero ko yarekurwa, ubundi agakomeza music agahereza n'abanyarwanda be cyangwa se n'abafana be nyine agakomeza kubahereza indirimbo nziza, kuko atasibye rero kubigaragaza umunsi ku wundi avuga ko ku mwana we nyine nawe cyangwa se uriya muhanzi Yampano afite impano kandi akaba ari impano yahawe n'Uwiteka. Yavuze ko uyu Yampano yahoze ari umwana wakuriye muri korali, ubundi ahabwa uburere bwose buhabwa umwana, nubwo uyu Yampano yagiye abigarukaho mu kiganiro kindi avuga ko yatangiye kwihiringa akiri muto. Haribazwa rero niba iyi minsi 30 nishira uyu Yampano azabasha kurekurwa, dore ko ibyaha bigera kuri 3 yari yamaze kubikurwaho, hasigara ibindi. Uyu ise nanone yongeye kugaruka ku mugore wa Yampano, avuga ko baganiriye ndetse amubwira ko hari igihe kigeze kugera akimara gufungisha Yampano yumva koko akwiye kumuha imbabazi. Ntabwo yaje gutuza uyu mugore wa Yampano, ahubwo yafashe iya mbere ajya gusaba rero imbabazi, ajya gusabira imbabazi Yampano nyine kuri RIB, ari nabwo ibyo byaha byaje kumuvanwaho. Gusa rero icyo ngusaba niba utarakanda subscribe, nagusaba kuyikanda ukibuka no gufungura inzogera kugira ngo nyine byose byiza biri hano bijye bikugeraho gatanu ku kandi. Jye mwabanye nyito Wakanda, ndabashimiye.